twebwe tuje gutwika kandi ntabwo tuzigera tuziba. Umuntu ukina basket amanika ibiganza sibyo akinisha se. umwatirete amanika amaguru yerekanye. none se buriya nk'umuntu ukina porno amanika iki? Ni igitoki gitetse gitogosheje ukajya ku ya kabiri gikaranze ugasanga igitoki gikaranze, wajya ha gatatu ugasanga icy'agatogo, ukagenda ukaza kugera ku cyanyuma ugasanga cyo no baracyokeje. Deseri imineke, icyo kunywa ni urwagwa cyangwa umutobe. Nshuti bakunzi b'Umwete TV, uyu munsi tubahaye ikaze kuri channel yanyu mukunda muri benshi cyane. Tushishikariza bamwe batarakora subscribe kuyikora, like, share na comment, nibuka no gukanda kukazogera. Uyu munsi rero nimba we waramaze gukanda subscribe, twizeye neza ko uyu munsi twaguteguriye ibintu byinshi byiza cyane. Turi kumwe n'abatumirwa uyu munsi, abanyempano batandukanye, turi kumwe n'abamanager batandukanye muri buze kubona muri iki kiganiro. Ndabasaba rero ko mugira ubushake mukaza mugafata n'umwanya mukaza gukurikirana iki kiganiro, muze kujya kure ya televiziyo yanyu mukunda muri benshi Umwete TV. Mboneyeho rero no kwakira abashyitsi dufite muri studio, reka tubahe ikaze muri iki kiganiro. Twahera ibumoso bwanjye, twatangira utwibwira icyo ushinzwe, hanyuma tugakomeza tugenda gutyo. Murakoze. Nitwa Emmanuel Nsabimana, nkaba ndi manager wa Kireko Comedian. Twishimiye kuza kuganiriza abakunzi banyu bo ku Umwete TV. Twakomeza. Murakoze cyane. Nitwa Kireko, nanjye ndi umwe mu bagize ikipe ya Kireko Comedian. Uyu munsi twishimiye kubana namwe ku Umwete TV, tugaragaza impano zacu dushimisha abakunzi b'Umwete TV. Yego, twakwakiye nawe. Murakoze. Nitwa Gatashya, abandi muri Kireko Comedian. Twishimiye kuba turi hano muri studio nziza cyane, hano harasa neza cyane. Murakoze cyane. Barakoze cyane rero kutwibwira. Ubu ngubu rero tukaba tugiye kubaganiriza, bashishikariza nimba hari ibibazo mushaka kubabaza, murakanda kuri comment hasi aho ngaho ku Umwete TV, mwandike ibibazo mushaka kubabaza. Ndumva rero twahera kuri manager. Ese iyi comedy yanyu mwabitekereje gute? Yatangiye gute? Nimba n'akantu mwatangiye mutwe kugira ngo tumenye neza se izo mpano niba muzifite. Nyakubahwa boss, watangira usobanurira abakunzi b'Umwete TV. Murakoze cyane. Kireko Comedian ni groupe cyangwa se ni comedian group iriho yatangiye imaze igihe kinini, ntabwo ari y'ubu, uretse ko aribwo bwa mbere tuje muri kwiyerekana no gushimisha abakunzi ba Umwete TV. Ariko impamvu twifuje gushinga iyi comedian group ni uko twifuje ko abaturarwanda, inshuti, abatuye isi bose bajya bishima kandi bakagira amasomo bakura mu byo tubaha. Nubwo ari komedi, ariko dutanga komedi zifite ubutumwa. Niyo mpamvu twifuje gushinga iyi groupe ya Kireko Comedian, tubifashijwemo n'umusore wacu witwa Kireko. Urumva ko ari we witiriwe iyi groupe yacu. Niwe twabonyemo impano ikomeye cyane yo kujya ashimisha abantu kandi abigisha. Buro niyo mpamvu twavuze ngo reka dushinge Kireko Comedian, tujye dushimisha inshuti, abavandimwe, nitumara kubashimisha tubahereze n'amasomo. Yego, wenda hari abantu bahise bagira amatsiko atariko atabasitari nubwo batwibwiye. Hari uwitwa Gatashya, hari uwitwa Kireko. Ese amazina yabo bwite mu buzima busanzweho bitwa amazina yahe asanzwe? Abakomediye buriya cyangwa se abahanzi cyangwa se abasitari bakunze kuba bagira amazina nyine ariyo bitwa, ariko atari wenda yanditse ku irangamuntu. Ese baba bafite ayo mazina cyangwa n'ubundi niko basanzwe bita? Batubwira nimba cyangwa se ariho dusubize sinzi. Murakoze. Kubibwira ni ngombwa kandi amazina bayafite. Hari amazina baba bariswe n'ababyeyi, bariswe na ba padiri, ba pasiteri cyangwa se ba shehe, ariko abakunzi ba nyina bakomeza badutega amatwi, umusozi turabibwira birambuye
niba ngombwa turanivuga bya kinyarwanda. murakoze cyane rero, reka n'ubundi twakire abo bantu bo muri Kireko Comedy. Ndabona ari abasitari gusa vraiment mwambaye neza, mwaberewe cyane. Urabona ko rwose umwuga bawurimo neza, kandi urabona ko n'uburyo wambaye ubwawe ubundi ni urwenya. Tuzi comedy rero ko ari nk'urwenya ubundi mu buzima busanzwe, ariko kuriya kugira ngo n'ubundi tuze gutangirana neza, tuze kuganira byimbitse, turagira ngo nibura mutangire mutwereka rwose, mutwigire muri urwo rwenya rwanyu. Niyo mpamvu abantu bifuza nyine ko muyibwira muri urwo rwego. Murakoze. Ubundi tutagiye kure cyane, reka duhere hano turi hano iwacu ino mu burasirazuba Ikibungo. Ntaharuguru sinaho Ikibungo ahangaha. Urabona buri gace ko mu Rwanda usanga bakunze kugenda bagira ibintu by'ibihingwa bihera cyane. Iyo tugiye mu majyaruguru dusangayo ibirayi, wajya no mu burasirazuba ukahasanga ibintu by'ibitoki. Wajya mu majyepfo ubugari nibwo bwerayo cyane. wajya Ibyumba usanga bakunda kunywa ibintu by'ibigage, imisururu. Reka dufate urugero wenda inaha mu burasirazuba bwacu Ikibungo. Ugira gutya wajya gusura abantu cyangwa se utashye nk'ubukwe, ugasanga bife bateguye. Ikintu cya mbere kibanza ni igitoki. Gitetse gite, gitogosheje. Ukajya ku ya kabiri gikaranze, ugasanga igitoki gikaranze. Wajya ha gatatu ugasanga icy'agatoki. Ukagenda ukaza kugera ku cyanyuma ugasanga cyo baracyokeje. Deseri, imineke. Icyo kunywa ni urwagwa cyangwa umutobe. Muri hano mu majyaruguru naho ushobora gusanga ibirayi byokeje, ibikaranze, ibimeze bite. Nabwira ngo felicitation kandi mukomerezaho, ni abahungu batoya bafite impano nk'uko mubibona rwose umaze kudutwikira. Manager wawe n'uburyo ukunda kuvuga ngo gutwika, ariko mu by'ukuri hari ibibazo byinshi duse twibaza. Ese kumbona mushoboye, ubundi mu buzima busanzwe mugira aderesi nk'umuntu ashaka kubakurikira yabakurikirana hehe? Manager watangiye kutubwira. Aho dukurikirana hambere ni kuri Kireko Comedian, kuri YouTube channel, kuri Twitter, kuri Facebook na Instagram. Ariko buri wese afite platform ze abarizwaho, by'umwihariko ariko ni kuri zose ziraganisha kuri Kireko Comedian. Nk'umuvandimwe wacu rero Kireko, reka tumusabe asobanurira abakunzi neza imbuga by'umwihariko channel zose za Kireko Comedian. Yes, manager arakoze. Ku bantu bashaka gukurikira komedi zacu cyangwa urwenya rwacu, wajya kuri YouTube wandikamo Kireko Comedy uhita utubona cyane. Wajya kuri Instagram wandikamo Kireko Comedian Official, naho turiho uhita utubona. Wajya kuri Twitter naho ni Kireko Comedy. Ariko n'abavandimwe nabo bafite izindi platform nayo batubwira kugira ngo nimba abakeneye kumenya amakuru menshi kuri abo, yaba kuri manager ndetse yaba no kuri mugenzi wawe, by'umwihariko nka Kireko Comedy abagize, twagiye kwakira bamwe muri bo bagize iyo team ya Kireko Comedy. Reka nabo bageze kuba batubwira platform dushobora kuba twabasangaho mu babakeneye kubakurikirana. Murakoze. First of all, icyo nabanza kuvuga ntabwo kuri platform zacu nkuko manager yabivuze, komedi yacu cyambere cyo nko muri bino bya Covid abantu baragiye barigunga, tekereza ko bino bihe biturimo no kuba nongeye kujya manager wacu yavuze izafasha abantu kuva mu bwigunge no kwitekerezaho cyane. Uriya kubyuka mu gitondo ubuzima bwanzana burakomeye, bizagufasha no gukomeza kugenda dukurikira, kugaruka mu bihe byashize, kugaruka muri mood, kuva kuza mu bushoboka. So kuri platform zacu rero ahambere bahavuze ni kuri Kireko Comedian, ahandi ni kuri Gatashya Official, yaba kuri Instagram yaba no kuri Twitter. Hose uzansanga ukanyandikira, ibitekerezo byanyu birakenewe, mukadushyigikira, mukadusharinga cyane ariko ibitekerezo. Gatashya atarakomeza ariko hari abantu baduhaye comment base bandika kuri
official statement yiwe baratubwira ngo nakuremo rinete ntabwo bari kumureba neza. Gatashye rero mu zubahiro bwawe. Okay. Ibi ni ibyerekana ko badukunda dukurikiye. Baradukurikiye cyane. Ni byiza cyane rero, sinzi nimba wowe watubwiye nka manager buriya hari byinshi baba bakeneye kumenya kuri manager, kuko buriya niho amakuru menshi aca, baba bakeneye kumenya amakuru yawe ndetse nawe platform ushaka kubarizwaho. Barakoze byose biganisha kuri Kireko Comedians, ariko umuntu wese aho ushaka ibindi bintu, waba ushaka ko mubera manager, kuko ubundi kuba manager ni akazi. Waba ushaka ko tukubera manager, waba ushaka ko tukuzana na Kireko Comedian kugira ubashe kwishima, waba ushaka kuzamura impano yawe, uca kuri Nsabimana Emmanuel official. Nsabimana Emmanuel kuri Instagram, kuri Twitter, kuri Facebook, kuri Instagram no kuri Telegram, aho hose ni Nsabimana Emmanuel, uretse ko kuri Twitter wongeraho Rutsiro. Tutangiraho Nsabimana Rutsiro. Ubwo rero ni ukuvuga ko murakoze cyane ko wenda mutubwiye aderesi zanyu zo twabasanga buriya nituza gusoza ikiganiro. Hasi muri description tuzaza gushyiramo nimero zanyu kugira ngo baba bayakenera aze kuba yabahamagara. Hari uwaba ashobora kuba yifuza ko yanabafasha cyangwa se yabasapotinga kugira ngo Kireko Comedy komere cyangwa se yubake izina ijye mu ruhando rw'abandi basitari bakomeye, ba Ndimbati, ba Papa Sava, bamenya ndetse ba Kibonke n'abandi basitari b'abakomedi batandukanye. Wenda nkomereje aho ngaho se nagize amatsiko se ko mbona muri Kireko uyu munsi mwatuzaniye abahungu, ese igitsina gore mwamukigira muri Kireko TV cyangwa se hari abakobwa mugira cyangwa se ababyeyi muri Kireko Comedy? Mwakoze. Muri Kireko Comedians abakobwa turabagira, ni uko uyu munsi twifuje kuzana abahungu. Ndakeka muri tujya kwakira invitation yo ku Mwete TV, twari twabonye comment nyinshi cyane ari iz'abakobwa, kandi abakobwa bakunda abasore, niyo mpamvu twifuje kuzana abahungu. Comment z'abahungu nabo kuri Mwete TV niziba nyinshi tuzazana abakobwa. Abakobwa turafite kabisa kandi benshi cyane. Wenda narimbaje icyo kibazo wenda agendeye kuko wenda uko narindi nahoze ndi gusura YouTube channel yanyu, ariko narindi kubonaho cyane cyane bari abasore babiri, umwihariko Kireko nka main actor w'iyi comedian, ariko by'umwihariko nta kuga turabonamo cyangwa se nuko hari amavideo mutari mwa-uploadingaho, byo bihagaze bite? Dufite video nyinshi cyane turi kwa-uploadinga, dufitemo abakobwa benshi cyane, nabo ni ba acteri, barakina, actrice, okay, beza cyane, barakina bakaryoshya ibintu. Mu minsi mike nazo twazishyizeho rwose. Hari ikibazo wenda gikunze kugaragara muri komite zo mu Rwanda cyangwa se mu banyarwenya bo mu Rwanda, umuntu araza agatwika akagaragara agakora umwaka umwe, ese mwebwe ntabwo mwamuzi kuryohereza abafana wenda nk'amezi 2-3, mwebwe muje mu mundi muduteguriye iki muri uru ruhando rwa entertainment cyangwa se uruhando rw'imyidagaduro muri rusange, kugira ngo murusheho gushimisha abanyarwanda ndetse umuntu agaragaza impano z'abanyafurika, abanyarwanda ndetse no ku ruhando rw'isi hose muri rusange? Twebwe tuje gutwika kandi ntabwo tuzigera tuzima, ariko mu rwego rwo gusubiza ikibazo neza, kuko hari n'abandi bantu bagiye bakitubaza cyane, turagisubiza kuri buri umwe bitewe na vision dufite. Nanjye ndi buze kubabwira gahunda y'ibikorwa byacu cyangwa se uburyo bimeze, ariko reka mpere kuri umwe, haba Kireko haba Gatashya, buri wese icyo atubwira kuri vision cyangwa se ku cyahishiye abakunzi bacu, cyangwa se ku cyo azakora kugira ngo Kireko Comedian itere imbere. Reka rero twakire Kireko atubwire cyangwa se adusobanurire icyaje gukora bitandukanye na bari abantu baza bagahita bazima buri umwe. Manager arakoze cyane, nawe kumwete murakoze kutubaza icyo kibazo cyiza. Nkanjye ku giti cyanjye icyo nabwira abafana bacu, abakurikira Umwete TV cyangwa se abadukurikira kuri platform zacu, ni uko ndahari, ntabwo muzigera mubura ibyishimo,
ngiye gukora bihagije bishoboka, mwenye munyereke ko muhari, munshyigikiye, mumpe inama, mubwire kosora iki, kora iki, ntabwo nzabatenguha kabisa. buriya bivuze ko ni ukujya kuri Kireko Comedian, subscribe, share ndetse na comment, maze urebe ibyiza turaba tubafitiye. Kandi video zacu noneho zigiye kuza, ntuzacikwe, kuko noneho tugiye gukora ibintu bitandukanye na mbere. Ndahari. wenda twakiriye na Gatashya se, wowe ni iki uduhishiye mbese nk'abakunzi ba Kireko Comedy, we uduhishiye iki ku giti cyawe, murumva mwebwe cyangwa se nk'uruhare rwawe muri iyi comedy kugira ngo irusheho gutera imbere, urumva nk'uruhare rwawe rurushye? murakoze. cyangwa se n'ibyo ugiye kuba wakora kugira ngo urusheho kuzamura ibyumviro ndetse n'ibyishimo by'abanyarwanda cyangwa se by'abakunzi banyu muri rusange? murakoze. ubundi muri Kireko Comedian tumeze nk'ikiganza, turuzuzanya, ntabwo navuga na mbere iki ngiye gukora, ahubwo twe turuzuzanya 100%, turafatanya, n'intego dufite ku giti cyanjye n'izo mugenzi wanjye afite. Rero muri rusange twe tuzabaha ibyo bashaka, ntabwo twe tugiye gukora ibyo twe dushaka. Niba dushaka ko duhagarara tuzahagarara, ariko kubera urukundo badufitiye tuzakomeza, twe tuzakora uko bashaka. Mbese twebwe ni ukureba ibyo bakeneye tukabibaha, tukareba ikigero bashaka kwishimamo tukabashimisha. Rero urumva ko ifite gahunda yo gushimisha abantu, ntabwo bigomba guhagarara. Muri makeya twebwe badushyigikire, batwereke urukundo, kandi ibyo babonye ni bikeya. Kandi noneho akenshi ntabwo twaje hano ku mwete, turabyishimiye, ariko komeza zacu nyinshi si kuri YouTube channel. Ntabwo twazizanye hano, badusure bagende bazirebe, barabikunda cyane. Murakoze cyane, wenda dukunda kubazanira abasitari cyane buriya, ariko by'umwihariko mu gihe ukurikirana iki kiganiro, reka tugusabe nawe uze gusura koko iyi platform y'aba basore y'aba komedi, ukomeze kwihera ijisho, ukomeze kuzamura ibyishimo byawe kugira ngo urusheho kuryoherwa ndetse no kuba mu buzima busanzwe, nubwo turi mu bihe bitoroshye bya covid, ariko tugerageze kubaho kwishima kugira ngo tumare stress ndetse n'indi mibabaro zitunjije muri mood isanzwe yo mu buzima busanzwe, cyane ko turi mu bihe nakwita ko ari iby'uburumbuke cyangwa se ari ibyo kubaho dufite ibiribwa, kuko turi mu gihe cyiza rwose, ikirere cyacu gituje nta kibazo rwose. Ubwo rero muri rusange twakomeza rero tuganira n'abakomediye, by'umwihariko buriya hari igihe abakunzi bacu ndetse n'abandi baba bafite amatsiko kumenya ese Kireko Comedy, ese bariya bateri bo ubuzima bwabo bwite ni ubuhe? Reka rero wenda duhere kuri Kireko, kuko yatangiye atwibwira n'ubundi, atubwire mu buzima bwe, atwibwire birambuye ibyo akunda, ibyo yanga, ndetse atubwire n'ukuntu yaje kwiyumvamo impano yo kuba umunyarwenya w'umwuga. Murakoze cyane, nta kwivuga nta kibazo, nta n'icyo bitwaye. Amazina yanjye ubusanzwe nitwa Imanishimwe Jean Claude. Urakoze cyane Imanishimwe Jean Claude, tukuzi nk'umusore wateruye cyane, tuzajya tubona kujya uterura, ariko finale tuza kubona ko ari guterura amasafuriya. Ese mu buzima busanzwe ukunda kurya iki? Ubuzima busanzwe nkunda kwirira imyumbati. Buriya muri kariya gafite hariho imyumbati? Oya, iriya ntabwo yariyo, byari bya bitoki by'iwacu. Ibyo bitoki by'Iburasirazuba ubwo biraheze cyane, ubanza banabyengamo, ariko nta nzoga y'inyamunyo ahari. Kirazira. Mu buzima busanzwe wenda Kireko cyangwa se Imanishimwe, ese ukunda utubwira ibyo ukunda kurya, ese mu buzima ukunda kunywa iki? Ubuzima ninywera icyayi cyane n'igikoma, nibyo nkunda hano. Icyayi n'igikoma? Ariko agakoma ariko kazi wenda dukomeje, se mu buzima busanzwe ubundi ukora iki? Ubuzima busanzwe ni umunyeshuri. Hanze ya komedi uri umunyeshuri? Ni umunyeshuri. Segonderi cyangwa primaire cyangwa kaminuza? Uyu munsi niga muri IPRS. IPRS Ngoma. Waba wigamo ibiki, ko tuzi ko habamo amashami menshi, wigamo ibiki?
Niga hospitality management, ariko abantu batabizi neza yumva hospitality agahita yumva hospital akayatwiga ubuganga ariko niga hospitality management ni ibintu bijyanye n'amahoteli, by'umwihariko nigamo kitchen cooking, niga ubutetsi. Yego. N'umukwikwi. Hari uherutse kuganira tuvuga ngo ni chef de cuisinier cyangwa se ngo hospitality ngo ni ibitaro by'igifu. Urumva ko ibyo nabyo yandi magambo n'ibyo. Wenda hari abantu bashobora kugira amatsiko tuse ko tukibona ukiri umwana muto ariko waba uhagaze mu myaka ingahe? Ndi mutoya ariko nafashe irangano. Ndengejeho mike. Sinzi niba ntabwo ari ngombwa ko nyivuga, ni mike. Ubwo ni nka 18 hafi aho. Hafi amana. Ntabwo uri kure y'ukuri. Ubwo rero abadukurikiranye buriya harimo n'ababifuza kuvugana n'abasitari cyane, babifuza cyane nk'ubukenera cyangwa se no kwagatingana namwe, baba bifuza kumenya niba muri generasiyo imwe, impamvu abantu bakunda kwibaza icyo kibazo. Ahubwo twakomeza tukoretse se ubundi mu buzima busanzwe iyo wumva uri kuruhuka ukunda gukora iki? Iyo nduhuka nkunda kuba nsoma udutabo, ahanini icyo nkora nkunda gusoma cyane ibintu bijyanye n'umuco, nkareba imbyino gakondo, se nkurikirana ibintu by'umuco nyarwanda cyane. Waba hari ibyo uzimo se, waba uzi kubyina? Kubyina ntabwo mbizi cyane, ariko ibintu nzi, indirimbo gakondo ndazizi, ibintu by'ubusizi njya nandika iyo ndabonye akanya rimwe na rimwe, ahanini ubundi nkayabikora urwego. Noneho kuri Kireko Comedy twitegure ko hari n'igihe tuzajya tubonamo ibintu by'ubusizi, ibintu bya dance, ibintu bitandukanye mbese. Abantu bitegure rwose ibintu byinshi bitandukanye kuko turumva ko muri abanyempano bakomeye cyane. Cyane imbere hari ibintu byinshi byiza cyane tugiye kugenda dutegura muri iyi minsi. Ibisigo bazayibona bizacaho byacu twakoze nka Kireko Comedy, nka timu cyasengeye Kireko, ibintu byo kuririmba bazabibona. Wenda hari abantu bibaje ati se ko ntabwo tubwiye macho status yawe, ese uri single? Birumvikana umuntu w'imyaka 10 n'ingahe cyari single. Ni ukuvuga ngo hari abantu bemerewe kuba bakapurayinga, hari kuba uri single but searching cyangwa Oya, ku myaka yanjye n'icyo gihe cyo gusacinga ntabwo cyari cyagera. Tuzabamenyesha. Muri Rosile se buriya ukunda gukina iki? Rosile ni ukuvuga ngo muri siporo? Iyo ngiye muri siporo nkunda football, njya nkina mu izamu. Uri umuzamu cyane. Ukunda football cyane? Cyane. Ukunda kureba match cyane? Hanze y'u Rwanda se buriya jya ufanara cyangwa se no mu Rwanda hari ikipe ujya ufana? Hanze y'u Rwanda ni ya kipe yacu Visit Rwanda. Visit Rwanda, PSG cyangwa se Arsenal zombi. Cyane buriya bari kwifuza Lionel Messi buriya ashobora kuza rwose kunyakira muri PSG. Buriya nawe turamugura. Birumvikana rero ubundi tugiye muri Basira, ariko se muri entertainment buriya nawe hari abantu ujya ufana cyangwa se mu Rwanda hari abantu ujya ufana mu bintu bya entertainment, mu muziki, mu mikino gutyo, tubwire mbese muri rusange. Muri rusange mu bintu by'umuziki nakubwiye nkunda gakondo cyane. Indi miziki nayo ndayireba ndayikunda, ariko cyane gakondo ndabakurikira abahanzi ba kera, ba Masamba, ba Mariya Yohana, ba Kamariza, ibihangano byabo ndabikurikira. Twaza wenda muri generasiyo ba Cyusa, ba Jules Sentore, abo bantu ndabakurikira cyane. Kalisa Karasira cyane wowe sinzi bamura rimwe bagiye. Naho uretse umuziki, iyo tugiye mu zindi entertainment nkunda comedy cyane, nizo nkunda kureba, nizo nkurikira. Amafilime menshi cyane asohoka, Banyazi ndayareba, n'Igihazira, harimo ba Kiboke ndabareba, na Daymakers, babigomba guhinduka, ba Papa Sava, ba Bamenya, ba Rusine, ba Merci, abo bose ndabakurikira.
by'umwihariko aha ngaha tuyigize akazi k'amatsiko se ninde ufatira nk'icyitegererezo cyangwa se ninde role wawe muri abo bahanzi wenda haba hanze ndetse no mu Rwanda iwacu? nkunda ibyo mu Rwanda, hanze ba Mr Bean ndabazi, nkareba za Uganda ba Katsime, ariko mu Rwanda nibo nkunda cyane. nka batatu wenda ukarefera uvuga ati nibura aba bantu bampaye inspiration, kuko kugira ngo winjiye mu bintu nuko nibura hari abo bakati nanjye ibi bintu ndumva nshoboye, ariko nibura nerefeye kuri cyangwa se numva mfite intego cyangwa se intumbero yo kuzagera kuri urwo rwego rw'umuntu wanjye mbona nk'icyitegererezo mu buzima bwanjye. bose barashoboye, bose ntabwo navuga ngo runaka si ubu bamenya arakora ku giti cye arashoboye, Papa Sava irakora, Makers barakora, bose barakora cyane. buriya ariko muri bose buriya hari ak'umwihariko nibura uvuga ati nibura muri ntumbero yanjye cyangwa se muri komedi zanjye mba mbona nibura uriya muntu akwifura kurusha abandi, kuko buriya no mu ishuri haba harimo abahanga bose, ariko nibura habaho ikintu buriya cy'umwihariko, niyo mpamvu habaho uwa mbere n'uwa nyuma. babwire ko mfatira urugero ariko wabivuze ko ikibazo ndacyumva, ariko buri wese agira icyo mwigiraho. Yego. Buri wese agira icyo mwigiraho, buri wese agiye atandukana n'undi. Wenda urugero Papa Sava nk'iyo nyireba cyangwa se iyo mukurikira, ni umuntu wigisha cyane, akora ibintu bifite inyigisho cyane, n'abandi ni uko barigisha, ariko uburyo yakitingamo, uburyo agira amareakisiyo ku kintu runaka, ibyo bintu ndabikunda. Bamenya nawe ni uko bamenya arashimisha, arasetsa, kandi mu bintu bitwigisha n'abandi bakibona ni byinshi, babitura, buri wese agira ikintu mukura. Murakoze cyane rero, wenda ariko wenda iyi mpano wamenye igare ko ifite ni ibintu byajemo kera niga pirimeri twakinaga amakinamico ku ishuri ku kigo, nabaga mpari. Segonderi birakomeza, tronkome hari akantu kigize kumbaho. Umunsi umwe twari dufite kuza, babyitaga gukira, hari ukuntu mwabaga muraza, ntabwo ari ukwerekana, niba creative performance, yes, iyo ngiyo mukagaragaza impano, ibintu bibarimo, icyuzi cy'ushoboye, tukabihererwa amanota. Icyo gihe akantu kambayeho ndakibuka, sinzanakibagirwa, ni uko twaraje turapafominga. Icyo gihe kubera abantu bari bagiye bazana imyambaro itandukanye, uwo munsi nambaye ijipo y'umukobwa nari duwaye, nambara ijipo y'umukobwa twiga tronkome, ndatambuka imbere y'abanyeshuri nyine barancagara bose, babona ni ibintu byiza. Icyo gihe baranyirukana, bivana umubyeyi nyine ngo nambaye ijipo. Ako ni akantu ntazibagirwa kambeho niga tronkome mu wa kabiri. Narakomeje ngira superiyeri naho akora urwenya, akora ibisigo, kugeza na n'ubu. Nanone ndongera ndabikora mu minsi yashize, barambwira bati niba ufite impano ushatse wakora. Ni ibintu byahereye kera, ntabwo nari mbivuga buke, ariko kandi ndabaha akantu nakoraga segonderi, abantu bakundaga cyane. ijambo Jean Paul, ejo bundi hari umuntu wakoze impanuka Kibungo, tugiye kureba kuri kamera zo ku muhanda, mbona Kireko yavuze ko yiga muri IPRC, mbona yazanye amakayi mu mufuka, harimo ikayi imwe mu mufuka. Banyandikira ngo ati sura abakiriya bawe kubwo nazanye amakayi mu mufuka, nayo ni ubwoko bwa Kireko Comedian. Ndavuga ni tuzamubaza adusobanurire icyabimuteye, nagiraga ngo umumfashirize umubaze impamvu yabitekereje ute kuzana
kuzana amakayi mu mufuka tuzi ko imifuka igendamo ibirayi umufuka wa 100 kilo biri fani ni ukuvuga ngo ni umusore ni akantu kacirikanye ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane ku bantu bo muri kariya gace bose wabonaga bazipositinze cyane bibaza kuri Kirego Comedy ati se ahantu hose mu buzima bwe uba uri gukina comedy mbese no mu buzima busanzwe uba uri gukina comedy sinzi njye iyo mbikora mba numva ari ibintu biri aho bisanzwe gusa abantu babibona niyo bampa izo comment izo feedback nizo ngenda mbona ariko njye ku giti cyanjye nabikoze mbona ari ibintu bisanzwe. Ese nka buriya hari abantu bajeste se gutwara amakayi mu mufuka wa 100 kilo tuzi ugendamo imyaka cyane nk'ibishyimbo cyangwa se amasaka yarabyutse arabitekereza wari wabitekereza cyangwa wari urubuye cyangwa wahise ufata nk'umuntu ugiye kwiga utusanga uhita ugenda uguhurura wari wibeshye ko byageze dusobanukirwa amahirwe yo kukumara rero ahanini ubundi ibintu nkora ntabwo binsaba ngo mbitekereze igihe kinini ni ibintu biza ku kanya nkareba ikintu ngahita mvuga ati ariko aka kantu hakoze hari abantu kanezeza rero kubona umuntu wiga kampisi aje mu kigo afite ikayi mu mufuka ntabwo utatangara nawe ibintu bifane cyane ariko rwose mudukorera umunsi kuko muri iyi minsi ari kuvuga tunabwanze rwose mukomereza ariko nta n'icyo twari twakora buriya biracyaza biriya niba twarimaraga n'isoni niba nabyita iki hafi aho twaricyazaga ariko reka wenda mubaze batubwiye kwenda uri singo ariko se mu buzima busanzwe ubundi hari ikintu bita indobo hari umuntu aba yarakuteye indobo indobo kumva nawe ari umuntu w'umukomedi manager yatubwiye ko ari umuntu uzi gutereta cyane ikiganiro twizeye kujyana nawe ese namwe yabaragisha gutereta ese nta n'umunsi n'umwe yigeze bagutera indobo indobo navuga banteye indobo reka bivuge bishyire hanze hano bimushyize hanze byose namwe rero umuceri kumera hari abaherutse kuvuga ngo ntabwo muri minsi ngo bakibyita indobo bagiye bagutuma noneho hari umuntu ugutera indobo akabona rwose atera indobo ari nka siteri mukitaza umuryango n'inshuti n'abavandimwe byanarimba ukiyambaza n'igihugu cyose kugira ngo ufashe kucyikorera ibyo bintu ubundi ubiziho ibyo bintu ndabizi imyaka yanjye nubwo ari mikeya ariko nyine nubwo ntinya abakobwa n'abagore ariko ndabibona ntinya abagore n'abakobwa njya mbibona nanjye akantu kigeze kumbaho nigeze kwandikira umukobwa akabarwa ahereza umuhungu akanjyana kuko amukira agenda aramujugunyira gufatanya igipapuro uriya muhungu antereje umukobwa abona biramurambije agakunde icyo gihe nabwo andega baranyiruka bantu umubyeyi mama araza icyo gihe yahuriza udushayi atunga yagejejeho akanyafu aho niho nahereye ntinya abakobwa n'abagore muri rusange ariko ubu ngubu bikwijasha uvuga ngo intinyi yarashize muri iyi minsi kubera ntakiba mu rugo ntakibana n'ababyeyi nageze muri kampisi ndaza kongera ngerageze ndebe habamo n'abana habamo abana abona ari ibiribwa rwose ariko reka mubaze n'umuntu uretse kugutera indobo watwutse ari mu wuhe mwaka banteye indobo n'umuntu ugutera indobo ya nyuma wibuka n'uyu munsi yayiteye kari kera cyane ni kera hashize iminsi ariko nyine manager kubera tubana ababizi yabisubije na mbere y'uko nza ariko nyine ku muntu ukunda uba wumva ari kera cyane cyane bigoranye cyane kubwira ko ubundi mpamvu uza uyu munsi yayitewe iyo ukunda umuntu akagutera indobo waramukunze iminsi myinshi cyane imyaka n'ibinyejana akagutera indobo mu minota 10 yashize automatically ubona ari imyaka myinshi cyane kandi burya yari ikintu utamenyereye umuhungu wacu nibwo ari kwiga gutereta niba hari n'umukobwa wiyemeje kuzamutereta yaza rwose akamutereta utari uri bumuterete
ntabwo dushaka umwana wacu ngo atangire ababarire mu rukundo. wenda abana bato cyane ntabwo dushaka umuntu ushaka kumuteta. Turashyira itangazo hanze, bazahatana abapurayinge na quality requirements zikenewe bazazimenya. ubwo abakunzi b'Umwete TV bo bari bubone amahirwe mbere y'ibindi byose. wenda hari akabazo bajya bakunda kugira cyane cyane nk'abantu b'abanyarwenya bumva ibintu byose bakora bari muri joke cyangwa se bari kubeshya. ntabwo duseka, ntabwo njya turimo, noneho reka tube tubishyize hasi. we are serious. umuntu wese ubibone reka dusabe Kireko abahereza nimero ze, umuntu uri bubone rwose yiyaminiya azi gutereta abasore. ese ubwo nimwamure gushaka kuca umuco wa oya ubundi baravuga ngo kiza kuba kirazira, kandi akebo kajya mu kanwa, kandi turi mu buringanire. ni ukuvuga ngo uwo musore wanyu muramugurisha? ntabwo tumugurisha kuko ntabwo tumuhaza. aho dushaka kuza kureba ibyiza bye aratwegera tujye kumuhereza nyine nawe enjoyingi. none se ubwo hagati aho uyu musore ntabwo mwaba mumubujije uburenganzira bwo gukunda? kuvuga ngo yagomba gukundwa. none se kazimubaza, uramutse uguze inkoko uyikunze yagera iwawe ntiyakunde, ntiyakwisubirirayo? yakwisubirirayo. ni ukuvuga ngo ubwo mbese ashobora kubyaha cyangwa abyemera mwamaze kumukorera serivisi. reka dukomeze cyane, urakoze cyane. wenda twakwibaza se mu buzima busanzwe bwawe, iyo wishimiye umeze ute? ese iyo wabaye umeze ute? ese ubabazwa n'iki? ese ushimishwa n'iki? gerageza gusangiza abakunzi bawe bagukurikiranye muri ako kanya. iyo nababaye ahanini mbabazwa n'umuntu ubona utari gukora ibintu bimeze neza. uwo muntu iyo mubonye barambabaza bituma narakara agahita mvuga nabi. naho kwishima kwanjye ndi kumwe n'inshuti n'urungano dukina dusangira, ibyo bintu nabyo biranshimisha. ariko kubona umuntu ukora ibintu bitari sawa kuri njye birambabaza. bitari sawa ubwo ushatse no kuvuga iki? urabona hari igihe usanga nk'umuntu arimo arakora ibintu nawe ubona koko ukabona ko bitari bikwiye nko ku myaka afite. wenda nanjye hari ibyo nkora as joke kuri njye, wabireba ukabona ntabwo byari sawa kuri njye. icyo gihe ushaka kubimbwira nkabyumva, akakubwira impamvu yabyo. ariko hari n'ubwira ibi bintu ukora ntabwo ari sawa, ahubwo ukabona we aranarakaye, yashatse no kugukubita, ntashaka kubikosora. aho hantu harambabaza, kuko nshobora kubibona nkabona njyewe ni ikibazo kuri njye, nakubaza ntushake kumbwira impamvu yabyo, cyangwa se ugashaka kumbwira nabi cyane birenzeho, noneho aho niho turarakarana. yego, ni ukuvuga ngo rwose ntabwo ukunda umuntu ukora ibintu bitemewe. ariko ibintu bitemewe buriya udushyiramo ka challenge, nko kunywa itabi, kunywa inzoga. aya ntabwo ari ibyo mvuga, ibyo ni amahitamo y'umuntu. ntange izo nzoga nazinywa, iryo tabi ntarinywa, ayo ni amahitamo y'umuntu ku giti cye. ese ubundi bivuge gutera? wenda urugero, ushobora gusanga umuntu aho ari hose abavuga ibintu, avuga umuntu, avuga iki, anegura umuntu, bamubwira ati nyamara ibyo bintu uvuga ntabwo biba ari sawa, aho kujya unegura umuntu jya ugenda umubwire, ugasanga noneho we abigize intambara. mbese ni muri urwo rwego wenda nshatse kubivuga. wenda reka tube ducumbikiye aho ngaho, wenda tubanze tubaze na mugenzi wawe kugira ngo nabo bantu bari kwibaza, ese mugenzi wawe wo muri Kirego Comedy, ese we ni muntu ki? ese wakwibwira abadukurikiranye ku Umwete TV? koze izina ryanjye ntabwo ari maremare. Kubw'Imana Emmanuel niyo mazina yiswe n'ababyeyi. Bitanwa na manager. Ni byiza cyane. ariko iyo ninjiye mu buhanzi
mba nitwa Gatashya niryo bafana banjye. yego Baranariye sinaka n'ibyo bigeze Ntabwo yiswe n'ababyeyi nongera nitwa n'abafana. gerageza wenda nawe tubwire se ubuzima bwawe Gatashya ni muntu ki se uri umunyarwanda nationality nkurushya abanyamakuru ndabazi n'abafana barambasha bamundi iki nandi iki mbese nawe barabyumva nyine hari utubazo tw'amatsiko buri muntu wese ashobora kuba yakubaza. porofesiyo yanjye ndi umunyeshuri ndakiga muri kaminuza muri IPRC niga n'ubuganga vura inzara namwe mwiga kimwe mwiga bya bintu bitoza nabuze umuntu. Ikindi nkunda wenda mu kurya ikaba ibyo mpereho kuko ndi umuganga w'umugisha. ubundi njyewe buriya bicura nkunda kurya inyama ariko cyane cyane nkunda kurya iminwa. kurya iminwa nari nararangiza njyewe nkunda kurya iminwa y'inka. buriya niyo ngiye kugura inyama abana ngiye nshaka iminwa y'inka. Ikintu cya mbere nkunda ukunda kurya iminwa ndayikunda cyane cyane iminwa y'inka nawe se y'inko twakomeza rwose ariko nawe uretse kubataruka hari ibintu byo mu isoko hari icyo twitaga complimentary good cyangwa se complimentary food. niba uguze ikiryo kimwe ukarya ikindi uri ugiye mu isoko ugasanga iminwa y'inka ntayirimo ntabwo warya iy'umuntu. hari ibintu hari ikintu kidasimuzwa ikindi kuko ako kantu mushyizemo ntabwo ari sawa ariko ntabwo ari byo abadukurikiye abafana bacu abakunzi ntabwo ari byo ukunda kurya hanyuma se ibuze ntabwo warya amaboko ariko se ko mfite ko uwaduhostinze ni umwe ko afite icyo ukunda niba kwihorera ko kantu bashaka gushyiramo ntabwo ari sawa ariko zose ni inyama yaba iminwa yaba amabuno zose ni inyama kugira ngo neza abafana bazagira undi iminwa y'inko ubwo ni ukugushakira igihanga rwose kiriho umunwa iminwa yonyine iminwa yonyine genda bwangu muri bushi ntabwo uza kubeshya abafana muri bushi utabeshye tuba tuziranye ahantu reka kunyoboza utabeshye ngo abanyarwanda ukunda iminwa amabuno urayanga bisi amabuno n'iminwa uzi inyama y'amabuno ni ukuvuga ngo kuba ukunda umutwe ntabwo byabuze ko ukunda nyine neza vuga yego cyawe amabuno urayanga nkunda iminwa ukunda iminwa nkunda iminwa amabuno nyine urayanga cyangwa nkunda iminwa ntabyumvise ariko abafana bari kubyumva Gatashya ibintu ni bibiri ukunda iminwa sibyo ariko y'inka yesi natwe turavuga iyi ibindi ntabwo tubivuze gusa byo hari umuntu utubwiye ko azi neza ko uretse na kireko hari umuntu utubwiye ko azi neza ko ukunda amabuno kandi tuzi ko amabuno y'iki ubwo ni nk'itako ry'inka ayinka se agita ku muntu warire hafi y'ikibuno ni hafi amabuno nimuvuga amabuno amabuno muvuga amabuno ni ukuvuga ngo bo ni nkunda iminwa ariko iyo mbuze iminwa ntwara umurizo ntabwo ukuvuga ngo nkunda amabuno reka twibitindaho bamaze kutubwira wenda icyo ukunda nkomeje wenda ikindi wenda mu kunywa birumvikana nkunda amata tunywa amata buriya iwacu ntabwo hatugira ntabwo twe dutunga ariko abaturanyi bari bafite inka twe tuba bafite amashyo hagati aho hari abantu bose buriya dufite ahantu badukurikirana cyane banadukunda cyane baba barapodete bari kwibaza ese muri komite uko twabonye ku muganura uri kumwe ibintu bisa n'ikigina bisa n'ako kabagano kari inyuma
biriya ni amata asa n'ikigina bimeze bite? ariya mata muyakama ariya mata akamwa he? umuganura niba mu muganura uganura ibintu hejuru ako kanya yari amasaka ariya mpamvu ariya ni amasaka mukecuru yanyohereje ati mwana wanjye ganura kuri uyu musaka twejeje isaka hariya turagana nuganura icyo wejeje ni ukuvuga ngo amata yo ntabwo inka zanyu se ubu ngubu zikamwa nuko ari mu zuba ntabwo inka zaratetse byaravuye inka zirateka zatekeye ubu ni ukunywa amasaka ni amasaka amasaka n'umutsima wayo bita bawita mu cyari ko bamutsima kacara wenda mfite agastori buri nk'iyo ngiye gutaha ko nshobora gutaha nka rimwe mu mezi nk'atanu yego haba amaganzata barabizi ko bantu rukacara kikubita mu kibo aha nimba witetse uyu munsi nkazayisanga ku kindi cyumweru yarakomeye ngo uri ku nyundo mbese ni ukurya mpanganye nijya mpanganye nayo aba ari kurya mbese uyirya ngo yajeho umusatsi umwe w'umukara yajeho umusatsi w'umweru ku buryo wakubita ikibwana kigapfa ariko mu rugo ni he? ubundi mu rugo ni inaha ikibungo ni muri kibungo umunyagisaka ndi umunyagisaka muri aka karere ka Ngoma mu karere ka Ngoma ikindi wenda ushaka kumuzana ngo ni iki kintu ubundi ngiye kumudana mba umunyamakuru noneho njye nanasubiza ngaho ntacyo uburenganzira ataguhaye ngaho komeza nta kibazo wenda mbaza ngo abafana barifuza kugira ngo se ababazwa n'iki se iki kimushimisha uranje wenda ntere hirya gato iyo mbabaye ikintu nkora njya koga iyo narakaye mfite mfata kesuime n'isabune nyinshi nkajya koga noneho kabura nkakoga nkagasiga muri dushe nkagaruka ndi umuntu mushyashya iki kintu nkora akababaro uhita ugangurisha amazi byagenda nkajya muri dushe nkoga n'isabune ngaruka n'abantu none se koga amazi ki atuma gashira neza akababaro kaba mu myenda kaba mu musatsi buriya sogokuru akababaro ubwoko kababaro rwose kaba kararangiye urugero buriya akababaro kamutera njya nibuka buriya mfite nk'imyaka 10 gutyo 9 ndibuka nibwo umukobwa yanteye yego myaka 9 warateretaga myaka mfite na certificate na certificate ndayifite rwose abafana babyumvisha bari kubyumva abafana nabo bari kubyumva myaka 9 icyo gihe rero sogokuru ajya akavuga ati buriya wa mwana we nujya ubabara ntukagende ngo uhanwe n'agahinda witekerezo cyane uzafata ikintu kimwe tuvuga ngo nimba mbabaye ushaka kugenda nkajya gukina umupira wishyiremo ko wava kakabaro kagiye cyangwa se ukavuga ngo ndagenda ngiye kuganira n'icupa genda nansanga ikintu cyane wera ntazanabura ushobora kubura umupira ukabura n'icupa ariko umuntu ntazapfa kubura amazi ntazabura amazi wenda akagura n'isabune ariko ubundi nziyishyiramo kandi ikintu wishyizemo kiba baca umugani mu kinyarwanda mu kubita imbwa cyane ukayibura ubwoba bishoboke ko gatashya yakuze ajya koga uko bamukubise aho amariye gukura kanashyizemo tube n'amazi aho amariye gukura akumva ko gukaraba ari habit akumva ko gukaraba ari umuco ariko atari ibintu yakuranye ese uburyo akaraba ku rwego rw'uko yagize agahinda wateza agahinda ntiyakara wenda ntabwo nakaraba n'isabune icyo bivuze nagendaga nkajya kwa wowe ukaraba wagize agahinda nkajya muri Nyabarongo nkoga nkiga mu buzima ngaruka nkoga ubwo uramutse ubaye mu munezero udashira ntabwo wajya ukaraba ntabwo yajya akaraba gusa ugira ngo nazongera gukaraba uvuga ngo akaraba ari uko yababaye reka buri ukaraba ko ufite umwana ukaraba ko ufite umwana nk'urugero uheruka kubabara ryari kubabara na mu gitondo nababaye ubwo ni ukuvuga ngo wakarabye mu gitondo nakarabye urumva wihumurije ngo neza neza dukomeze ariko abantu benshi bagira amatsiko ati uwo muntu ni w'ikibungo koko
bahise bibaza ibintu byose ko ushobora kuza kudutuburira. oya ntabwo ari gutubura se ntabwo babeshya abafana Ibintu bavuga byo gutubura ikibungo birahaba cyangwa ntabihaba? ikibungo rero twebwe buriya turi abanyamujyi turi abanyamujyi ntabwo aha karitsiye mbamo ko tunahita nk'ubwiza n'umudugudu w'ubwiza. Ibintu by'agataro njya numva nkabona abantu bajya bakora ikigereranyo rwose ukabona nk'umuntu araje rwose gushura sheriwe aje nko mu ibase cyangwa se ku gataro ukibaza nimba ari wa musheri waba uzi. Ese ibyo bintu koko ibintu baba barabibonyeho? niho nanjye narabishaka ejo bundi muri lockdown. Yego ujye mu rugo agataro ndagashaka nakabeho warafunze ntabwo nari nayibona rwose ibintu pe ntabwo bibi nahabeshya. wenda reka iki kibungo tubiveho hanyuma tukubaze se wowe ufite umukunzi? Ntawe. Uramuteganya ryari se? Cyangwa uri muri bana? Nta gihugu? Niripu. Nawe se buriya ugira umuroro muto cyangwa se uwo ufatiraho icyitegererezo cyangwa se kwesipira mu mpano yawe? Rero nkunda umukomediani witwa Makanika. Makanika mubi cyane. Ako barabawuti Patino ko nta muntu wavuze Patino ko tutamukunda. Patino ni umuhanga cyane akiri umuntu nawe uri kwishima. Patino yagize akazi k'ubumanager. Ariko mbese muri twaruhantu twa competition mu minsi mike turaba turi gukorana amakanusha gukorana gake. Ntacyo buriya manager tuzabonana bitugezeho natwe turahari tuzaba tuhari twahagaritse kamera ziri kureba nyine bijya mbere ntacyo bitwaye. Twajya mbere muri rusange noneho dore tumaze igihe rwose abakunzi ntabwo bakumbuye rwose kugaragaza akanyamuneza muducishijeho nibura nk'akantu rwose gatoya k'impano yanyu rwose. murakoze. rero hari ikintu namaze kubona muri isi dutuye ubundi tugira ubwoko bw'imikino myinshi ariko buri ukuntu abantu basoza kariyeri zabo ziba zitandukanye. rero nanjye naje kubyibaza ibyo biranshobora pe numva ari akantu nanjye nkwiye kubabaza pe buriya nk'umuntu ukina football tuzi ko yashoje kariyeri amanika godi umuntu ukina basket amanika ibiganza sibyo akinisha se umuntu umwaterete amanika amaguru none se buriya nk'umuntu ukina porono amanika iki cyo kirandenze muri comment ntibagisubize. muri komenti batubwiye Abakunzi b'Umwete TV bagisubize. igisubizo rwose bakidufasha murakoze cyane reka twakire na manager ngo bamanika akaguru. reka dusabe manager noneho dusobanurire buriya turi kugenda tugana no ku musozo. Ese muri rusange muri kumanaginga ba komediye bawe hari challenge mwamuriramo nazo cyangwa se ni nk'izihe ntego mwumva mufite z'umwihariko bisa kuko muri u Rwanda ndetse no ku isi yose hari competition cyangwa se hari abakomediye batandukanye? Ese murumva muzakorana mute? Murumva mwe muzagira abafana muzigana imitima y'abantu gute? Mufite ireba muri rusange ibyo bibazo biri wajyaiza kadusobanurira muri rusange. Urakoze. Ubundi muri Kireko Comedian byo dufite challenge nyinshi cyane ariko icyiza ni uko challenge tuzikuramo amasomo cyangwa se tukazikuramo imbaraga, ariko challenge duhura nazo cyane ubundi navuga ko ari nk'ubushobozi, ariko nk'ibiri manager n'umutekamutwe w'umuntu ubereye manager. Natwe icyo tugiye gukora nk'umumanager ni guteka imitwe aho muri yo bwabaga dutereta abantu bose bashoka kugira ngo tubashe gukorana nabo, twamamaza dukorana na ba Patino twavugaga inshuti zacu ahari ndamusuhuje kuko nzi ko akurikirana Umwete TV. ba Nixo turi gushaka gukorana na Wita Teacher Family na ba Kasina muri Uganda. Nuko covid yaje ubu twari dufite gahunda yo kuzagerayo tugakorana nabo. Ni ibintu byinshi cyane tuzakorana nabo kugira ngo abafana bacu bakomeze baryoherwe kandi bishime. Nk'uko twaje kwiyereka abakunzi b'Umwete TV nabyo ni ikigaragaza ko turi gukora neza, gukora neza. Naho ibijyanye no kuyobora urubyiruko rwo ab'Ikibungo murabizi
ufite umuyobozi wayoboze neza nko kuyobora urubyiruko ni nko gutwara utuntu mu ngorofani. Birarushya. Hari igihe nka Kireko mba mubwira tugiye kuri stage ukamusanga yagiye kwinywera amata, Gatashya we yagiye kwinywera urwagwa cyangwa amara. Ariko icy'ingenzi ni ukubimanaja kugira ngo bigende neza kandi ibintu bibe bimeze neza. Nk'ejo ni ku muganura twari tubafite, ariko ibyo twari twapanze nubwo byageze ibyo bakoze bikaba byiza ariko ntari byo twakoze, ariko nabyo mwabonye ko byari byiza cyane, byari biryoshye rwose n'ibindi biracyaza. Muri make kumanaja aba bana cyangwa se urubyiruko mwumvise ko bose ari under 18 ariko bizagenda neza kuko ni no kubarera, no kubarera. Ibindi byose ni ugufasha kubasaba mugakora like, subscribe ndetse na share za Kireko Comedian, mwe muduteje imbere kandi biradufasha cyane. Hari bamwe mu bafana batwandikiye batubaza ati abamanaja muri iyi minsi bari gucalenjinga abantu, bari guteza impagarara mu bakunzi b'abahanzi batandukanye cyangwa se abanyempano batandukanye, cyane cyane bya cano byo bimaze gutera bifashe indi ntera. Ese ngo muri kumanaginga ahantu mugashaka ibintu byose kumanaginga mukazanamo nabyita ko ari ukwikubira? Yego turabizi ko nta kintu wakora kitarimo inyungu, ariko ngo inyungu nyinshi muri kuzikubira, kandi urebye akazi wenda nubwo gakomeye na rimwe muba mwakoze muba mwashoye imari, ariko ibyo bintu mwebwe nka manager wa cyangwa se management muri rusange ya Kireko Comedy ntabwo ibyo bintu mwaba muri kubiteganya, cyangwa se ibyo bintu mwakora iki kugira ngo muzabyinde muri kampani yanyu cyangwa se kampani yanyu? Twebwe muri Kireko Comedian ubushize twagiranye ikiganiro ariko atari kuri gahunda ya Kireko Comedian, mubwira ko ibintu by'amacano ubundi ni niyo mpamvu tutigeze dushyiramo amacano. Ni Kireko Comedian Group cyangwa se society cyangwa se association, it's not channel. Yego kugira ngo bisangize inshuti zawe ugomba kubibereka ko bibajyanira bakabibona, ariko twebwe biriya bintu ubundi tubyita ubukerere. Mu Kinyarwanda cyane cyo ni ubukerere. Iyo umuntu abaye ingebere kandi ari manager biba ari bibi cyane. Niba uri kumanaginga umuntu muyobore kugira ngo niba mutari kumwe nawe azagire aziteze imbere. Aho bariya babandi tutagarukaho ntabwo bitureba, ntabwo dushaka ko muri Kireko Comedian hazamo umuribu yaje gusuruva ibintu mu bya management. Ni niyo mpamvu twe tuba dufite akiteri tukanamwitirira cano. Niba ari Kireko Comedian ntabwo nzajya kwandikisha muri RDB ngo ni Emi Comedian, no, twebwe namuhaye uburenganzira ni Kireko, n'inyungu zose ziri kuri Kireko. Ubwo wenda hari abagize ikibazo ati ese muri management yanyu ko tubona Kireko ari comedy rwose twavuga ko ikomeye kandi iri guca ibintu bigacika, ese ziriya script ni muziyandikira cyangwa se hari abantu bazibandikira? Nitwe tuziyandikira, ariko turashaka abantu bafite experience nk'Umwete TV, mufite abanyamakuru beza babishoboye. Turagira ngo twagure ibikorwa cyane, ariko aho tugeze ubu nitwe tubyikorera, ariko tugiye gushaka abafatanyabikorwa tujye dufatanya kugira ngo nyine umuryango nyarwanda ubone ibintu byiza kandi bigezweho. Ubwo ni ukuvuga ngo n'abifuza kuba bakamamaza bashobora kuba babifashije, cyane cyane ko murashoboye kandi ibintu byose nabonye ko mubirimo neza. Murakoze cyane. Hari ikibazo cyane cyane cy'imbogamizi cyabonetse, baribaza ati ese nka Kireko buri ikibazo cy'abakobwa ati muri kuduha ibintu birimo abahungu cyane, buriya kiriya kibazo cy'abahungu management rwose mwatuye ko hari video, ariko mugerageze mugere na video zirimo abakobwa buriya, kuko muri gushimisha abakobwa gusa cyane cyane, ntabwo abahungu turi kwishimira cyane kuko buriya hari ukuntu batwatira bitego. Ariko twabwiye ko groupe yacu ari iyo kwigisha cyangwa se gutanga amasomo. Kuba bari kutubona muri studio nziza cyane, studio z'Umwete ndabona ari nziza, kuba bari kutubona turi abahungu gusa biba isomo abandi bakobwa bazi tugire ijenda, ariko nk'uko mwabyifuje the better is coming soon. Byiza cyane. Sinzi rero niba hari ubutumwa wenda nunaniye barajyaho gatoya. Muri Kireko Comedy abakobwa barahari, ariko n'undi wese wumva afite impano wumva yabyifuza gushaka kujya muri komedi y'Umwete, turabasigira nimero za manager muri komedi
nako muri description uri bwumve yakifuza kubajoyininga ashobora kuzabandikira cyangwa se akabahamagara. yanyura no kuri za mbuga zindi twababwiye nta kibazo rwose twamusubiza rwose. ni ab'ingenzi abakunzi banyu. Iby'umwihariko rero reka dusoze tubasaba ko hari ubutumwa wenda duhereye wenda sinzi nimba twera ku bakomediye kugira ubutumwa wagenera abafana no mu minota 2 hanyuma tukaza no guhamana asa n'umusoza hanyuma mukaza kudushyiraho akantu gasa n'agasoza ikiganiro kanyuma nyine katusoreza umunsi neza. Murakoze. Ikintu nabwira abafana abakunzi nta kindi ni cya kindi twabwiye mbere, kudushyigikira ibitekerezo, inyunganizi, ubufasha, mbese tugafashanya muri rusange tukabaha ibyishimo, mbese nabo bakaduhitiramo ibyo bashaka ibyo tubaha, twatana bakatugarura mu murongo wenda y'ibashimye bakanyura ahandi twababwiye kuri Kireko Comedian akariho banyura bizaba bihagije. Gusa bagiye nongera gukora sabe ariko kubashyira comment ibyo shyiraho na comment ibyo twakosora twakongera. Urakoze. Icyo nabwira abafana abakunzi bacu bakurikira Umwete TV n'abadukurikira kuri platform zacu ni uko tutazabatenguha, ahubwo icyo nabasaba batube hafi, badushyigikire, batwereke urukundo, ikintu twakoze cyabashimishije bagisangiza inshuti zabo, baje muri komenti batubwire icyo twakosora n'icyo twakongera, naho turahari kubaha ibyishimo. Ubundi simvuga amagambo menshi cyane ahubwo ndakora, ubundi banyereke ko bahari, batwereke nka team ya Kireko Comedy ko bahari, natwe tuzahaba kabisa. Bumereje rwose barakoze cyane, nuko rwose n'abafana mu dukurikirane mukurikirane Kireko Comedy kabisa, mukurikirane ahubwo mwebwe muhoze mufite bando mubakurikirane isaha n'isaha kuko bazajya baprodinga bagiye manager bazayimbira nibura ku munsi azajya ajyaho na video 3 bambwiye ko rwose ibintu ari munange ibintu birahari kandi ni wanege kubishyira video igeze iri hejuru irarutse. Nibura sinzi nimba hari icyo warenza nka manager buriya niba ufite inama za nyuma, hari agaseke upfunyikiye abadukurikiranye abafana banyu, hari buriya wenda ko turi kugera ku musozo w'ikiganiro, ni wowe ugiye kudusoza ikiganiro ukagira icyo uvuga cyane hanyuma aba bakteri bawe bakadusoreza na komedi nziza cyane dusoza ikiganiro cyacu. murakoze bwana chef umunyamakuru. Nta bindi byinshi ndi buvuge uretse kubizeza ko nanjye nka manager n'umujyanama ngiye kuzajya nkora ibishoboka byose nkajya inama n'abasore banjye, murabona bambaye neza babereye ibintu byose bitebye ku buryo tugiye kujya tubagezaho ibyiza byose nk'uko babivuze. Ahubwo ntiriwe ntinda, reka umusaba bakire buri wese akwereka impano ye, gusa ntibagende badakoze subscribe, haba ku Umwete TV, haba kuri Kireko Comedian, share ndetse na comment kugira ngo tugire ibyo dukora komeye cyane. Ni mu bikomeye kandi ni ukuvuga ngo ibyo muduha nk'abafana nibyo natwe tubaha, mutwereka ko icyo tubasaba ko dukurikirana kuri izo channel zose, hanyuma natwe tukabaha ibyishimo. Reka rero twakire abakiteri beza abakomediye rwose abanyarwenya bashimishije cyane, buriya nimwongera kubakunda muzatubwira twongere tubabwire. Reka rero tudatinda rwose tubakire, reka wenda duhere kuri Gatashya atugezeho rwose kamwe mu kaguraribishe rwose nko mu munota umwe twishime. Kera ntabwo ngiye kubasetsa none mwasetsa, ahubwo ngiye kubagarura utekereze cyane nk'abafana. Kuri aka kantu tujya twese dukunda football, muri rusange dukunda football, ariko hari ahantu betinga gutega ku makipe. Rero iyo uri kureba umupira kuri televiziyo waba wabetse cyangwa utabetse, hari imyitwarire uba ufite iri imbere ya ekara mu rugo cyangwa uri kumwe n'abantu. Urugero wenda nk'umuntu wa betinga ugeze ku minota 80 ya beti agiye gutsinda ikipe yatsinze,
ahameze gutya ishyizeho inkunga 100 ye bayi noneho hari n'umuntu noneho w'umufana usanzwe uri gufana ikipe icyo bashaka ni umunezero nta kintu ahameze gutya shyiramo teramo ari mu ari mu isika noneho akaba n'umuntu noneho ubura aho ngaho wenda yashyizeho amafaranga wenda nka perezida w'ikipe cyangwa manager ari mu rugo ari kureba ikipe iri gukina ahameze gutya mva shaka kudatsinda amafaranga yose twakuguze tsinda sha gira vuba ariko ntabwo uzi ibintu byose twagutanze akavuga ukagira ngo ari kumubwira kugira ngo ari kubyumva urakoze ako kantu uzakarebe nk'amafaranga udasanga ari byo arakoze cyane rwose Gatashya gususurutsa cyane katwakire rero n'undi munyarwenya Kireko banitiriye iyi komedi muri rusange by'umwihariko buriya rwose atugezeho urwenya dufitiye mbanze nikure ho gakeya ubundi nzi amuja mufashe murakoze cyane ubundi kera turi abana hari ukuntu twayaga tugiraho akantu ko kwiyemera cyane cyane turi kumwe n'abandi bana ahantu twemeraga cyane byabaga ni ibintu byo gukirigita ukavuga uti njyewe nta gukirigitwa ngira niyo wanyirigita utege sinshobora guseka uko byagenda kose sasa rero icyo gihe nabo bazaga kureba koko niba utakirigitwa abandi bana muri kumwe umwe agafata muri uru ruhande undi agafata muri uru nguru njyewe nagira ngo mbereke ukuntu byagenda umwe afasha aha undi afasha bayendaga bakirigita noneho weho ukagenda useka iyo mundu niyo nshaka kubibutsa abafana bacu n'abakunzi bacu ugiye kwikirigita harya ubwo ngiye kwikirigita nseke ntacyo uburyo byagendaga umwe bagafasha aha undi afasha aha ukumumereza bagunyuze bagakirigita nuko uko bagendaga bakirigita niko wagendaga uzamuka useka abantu batari bazi ko bibaho reka rero dusoreze aha ngaha dusoje n'ubundi dushimira abatumirwa muri rusange nyakubahwa manager Emmanuel turagushimiye ko wabashije kubana natwe kandi ukaba watuzaniye n'abanyempano ukaza gususurutsa abakunzi b'Umwete TV ubundi se mwababonye sibo badushimishije cyane ngira ngo rwose no ku maso urabona ko twishimye cyane kandi uraza no kubona muri comment z'abafana bacu badukurikiranye rwose babishimye cyane hari umutima wohereje ubutumwa bugufi avuga ngo covid nirangira azohereza amakamyo 7 y'igitoki byagenze neza ifite ikibugo sigiye kuba bataye rwose badususurutsa cyane ariko ngo hari abantu bishimiye kari akantu ko kumuganura mwongere mu masusurutso rwose turusoza hari umuntu bisabye rwose mwongere mu gakini ngo live umusapoza kwicupa mu icyo turi kuganura ko aho ndangana ibyo ari byo kwikirigita tugaseka cyane rwose kuganura nyine nabwo ibidahari reka mbaye umusapoza kwenda muri kuganura mudususurutse dusoza twari turi gushimira nyakubahwa reka rero namwe tubashimira ariko aka kantu rwose mutagenda abafana mumusizemo umwete yego mbere yuko tugashyiraho dusoza tubanje kubashimira kuba mwadutumiye buriya ni inkunga ikomeye namwe mwaduhaye ntabwo twayirengagiza tugende tutabashimiye abafana aho tugeze nibo nabo turabashimiye sinzi naho icyo mugenzi wanjye yashyiraho ikintu nakongeraho ndishimye ku bwanyu nka studio televiziyo Umwete kuba mwaduhisemo tukaza hano ni iby'agaciro ni amahirwe akomeye cyane rwose n'ubutaha mukorera mushyigikire inkunga yanyu nk'indi irakenewe cyane kandi n'abafana badukunde turayikinge dusubscribinge turahari ku bwabo
murakoze rwose. ngaho dushyiraho akantu rwose k'umuganura hariya rero hanyuma uyu muvandimwe ngo ni Gatashya akagira sekuru wemera naho babona bawe se ashaka sekuru yari yemeragamo inzoga y'inka uriya wawe kaba kabuze kumugeraho iki se yagabaga inka akabaga amashyi sogokuru wawe yari yarihaye yagabaga inka nari nko kagera izumwe mwagiraga yabahe muyoberere abantu mutagiraga n'urwara no kwishima mwagiraga yabahe muyoberere akagira urwana wamukurikije murakoze cyane rero reka dusoreze aha ngaha ikiganiro cyacu dushimira buri mwese mwadukurikiranye turashimira abatumirwa muri rusange n'abanyakuru baje turashimira tunashimira ndetse abadufashe ku buhanga bw'amashusho Evazo kameramani turagushimira cyane akaba ari nabo bafashe n'ubundi amajwi turagushimira muri rusange yakoze cyane tunashimira kandi buri mwese mwadukurikiranye mwari iki kiganiro kikarangira ni uruhare rukomeye cyane ni inkunga ikomeye tunabasaba ko mwakomeza gukurikirana Kirego Comedy kuri YouTube channel bityo mbarayikinge musharinge munakore subscribe nukanakana kukazogera kugira ngo mujye muba mbere babona ibyo bashyizeho ako kanya kandi barabakunda cyane nk'uko bababwiye ndetse ntitwakagirwa n'Umwete TV ko tutazahwema kubagezaho ibiganiro byiza bibashimisha bibakorera umunsi abatumirwa batandukanye impano zitandukanye amakuru agezweho ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye bigezweho kuri iyi si turiho kandi dutuye. Reka rero tubashimire tunabasabira kugira Imana ndetse n'amafaranga murakoze cyane. ciao 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 ciao.